Friday abana bazajya bataha saa 9:30. Niba batahe saa 9:30 abarimu niho bakore ya continuous professional development yabo CPD yabo bayikore on Friday kuva saa 9:30 kugeza saa 11. Impamvu twabikoze gutyo nuko abarimu bakeneye kujya muri iyi training bagafocusinga kuri training. Ntago bashobora kubikora abana bari ku ishuri. Iyo ubungubu niko babikora abana bari ku ishuri. Ariko icyo batubwiye nuko hari igihe batajya kubikora kubera ko batinya gusiga abana ari bonyine. Cyangwa ugasanga hari usigaye kugira ngo arebe abana we ntagiye muri izi training. Rero dushaka kugira ngo uwo bagenera umwanya wabo wihariye kandi abana nabo bamaze kujya mu rugo. Abana bagiye mu rugo muri iyo Friday. Rero ibi ni buryo tuvuga ngo turebere hamwe uko kwa organiza umunsi w'ishuri, tugafasha abarimu, tugafasha n'abanyeshuri kugira ngo tubone umusaruro uhagije mu byo twigisha abana, tuzamure ireme.